Masangire nawe
reka tuvuge ngo muzake sena kwa salisa abasenateri sibyo nagira ngo rero abateguye iki gikorwa munsi bari bambwiye ngo tubakire ngo dusangire ifunguro twateganyije abaragira nsabe yuko twatangira kuri High Temple hari aho twateganyirije hariya hafi yabo
hanyuma hari indi service iri hariya muri ya side inyuma adufasha kwakira abantu. Rwanda ndaje dore ndaje nkuvunye ubutwari nkuvunye ukuri ndata ibikorwa byawe komeza imihigo ndakurata ndanguruye ntatinya kuko unteye umuneza komeza imihigo yego Rwanda we komeza imihigo Rwanda yacu uhamye ibirindi ruba ikirenga uriganje intambwe mbese abana bawe turagukunda uraberewe cyane utatse ishema n'isheja ushinjagira gitore komeza imihigo ubwiza bwawe tukugira rwema rwahuruje amahanga komeza imihigo umwete w'abagutuye ishyaka n'umuco mwiza n'isaro rigutatse komeza imihigo yemeza abahizi. Rero ku myaka 8 hari abagiye hari n'abandi baje ariko reka twibuke n'abagiye nta munota umwe mbasaba kuko baracyariho ariko reka tubibuke dusaba yakugira Imana Madame Immaculée yuko yakwigira hano umwe twita umuvunyi mukuru umuvunyi wungirije uhoraho uzahoraho kugira ngo atugezeho ijambo mbasaba ko mugutega amatwi. kuba mpaye ijambo nyakubahwa minisitiri muri perezidansi ya repubulika ba nyakubahwa duteraniye hano mu byubahiro byanyu mu nzego zitandukanye bashyitsi muri hano bakozi b'urwego rw'umuvunyi baje kubasuhuza. kugira ngo ikiduteranyirije hano twese turakizi nk'uko batugejejeho ubutumire ni ugusezera ku muvunyi mukuru warangije manda. Nagira ngo nibutse ko yarangije manda y'imyaka 4 ndetse bakamwongeza indi 4 akaba arangije manda ye ubwo ni manda 2 n'imyaka 8. Ndashimira rero kubona icyizere bagiriye cy'abantu bose nk'abakozi b'urwego rw'umuvunyi twatangiranye hakagira bagiye bajya hirya no hino mu kandi kazi bakarobangira icyizere kugira ngo ngire icyo mvuga muri iki gitaramo. Mbere yo kugira ngo mvuga ariko nagira ngo nshimire cyane abakozi b'urwego rw'umuvunyi bateguye iki gitaramo kuko ari igitaramo gikwiye, ni igitaramo nk'uko mubibona bateguye neza, byari ngombwa kuri uyu munsi. Nk'uko rero bavuze ko nk'umuntu wakoze mu rwego rw'umuvunyi kandi nkaba mvugira abo twakoranye bagiye bajya hirya no hino mu kandi kazi, ubundi uyu munsi ni uwo kuvuga umuvunyi mukuru. Genda cyamwita umuvunyi mukuru kubera yuko nta nubwo bari bashyira undi mu mwanya we, nubwo we yabaye senateri mu nteko ishinga amategeko umutwe wa sena, ariko ni umuvunyi mukuru. Wenda mumbabarire ntaravugira bagenzi banjye, reka ngira akantu mvuga kanjye bwite. Njyewe najyaga numva Tito Rutaremara kera mu manama atandukanye za Badorite amwumva Arusha, ubwo icyo gihe RPF bari mu manama bareba uburyo babohora igihugu cyacu cy'u Rwanda. Rero nkajya nifuza kubona, nta nubwo nari nzi niba ari umusaza cyangwa ari umusore, ariko nahoraga nifuza kubona Tito Rutaremara
ngira amahirwe rero turakorana mwungirije nk'umuvunyi wungirije nyine wari umuvunyi mukuru, ariko wenda aho ngarutse mu izina rya bagenzi banjye nababwira yuko twamwigiyeho byinshi ndetse ku buryo kwa kundi umuntu ajya mu mashuri agakora akaba yagira masters cyangwa PhD, menya twe twarabigezeho tutiriwe tujya kure, kuko yatwigishije byinshi. Ko mumureba kuriya ntimurebe imvi ze, agira uburyo mu gifaransa twakwita esprit de créativité, kureba kure kandi akamenya uburyo ashyira ibintu ku murongo, ariko anareba uburyo ibyo twabigeraho dute. Mwibuke abo twari kumwe mu rwego rw'umuvunyi, mwibuke za club anti-corruption, mwibuke azishyira mu mashuri. Twebwe bato twabaga turi mu manama, ariko wareba ibitekerezo bye ukibaza, ariko biriya twayaga tuvugana na bagenzi banjye, ariko buriya aba yabitekereje ati, ariko kuki twe tutabibona, kuki tutabitekereza? Ati izo club nizijye mu mashuri yisumbuye, nimurebe ukuntu hagera za internet muri ayo mashuri, turebe uburyo tubaha za mudasobwa, bityo akazi kacu kihute, batugezeho ibibazo hakoreshejwe internet. Icyo kintu ni ukuri ndababwiza ukuri cyarantangaje kubona ari ubitekereza, twe duhari turi bato nk'icyo tutarakibonye, uburyo twakoroshya akazi kacu. Ubwo rero ni urugero rumwe mbahaye. Ibindi rero twagiye tumwigiraho ni ugukunda abantu. Wasangaga yinjira ukabona abantu bamuziyeho bose, ubona bashaka ko kumugezaho ikibazo cyabo, kandi duhari turi abakozi, ariko ugasanga niwe bafitiye icyizere, bakamwinjirana ariko nta n'umwe yasubizaga inyuma. Uko gukunda abantu rero wenda navugamo no gukunda abakozi. Gukunda abakozi yatugejeje kuri byinshi. Akaba ubwo twebwe usanga tuvuga ngo ibintu biratinda, ntabwo imishahara yacu ntabwo babona akazi dukora, ntabwo byihuta. Bagenzi banjye ngo barabizi, kuki tutareba uburyo byakwihuta? Atari ko ni mwitonde, akatwitondesha kandi ibintu akazabigeraho, kandi yatugejeje kuri byiza. Ikindi namuvugaho ni ukuntu atajya agira stress. Ntajya agira stress na rimwe. Ugasanga iteka email mood ari imwe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu nimugoroba, ugasanga ni imwe. Akavuga twe tujya mu kazi basanga abantu babuze aho bahera imirimo, babuze aho twamugezaho nk'ikibazo, atari ibyo birakomeye. Akatwereka uburyo twabigeraho. Ni byinshi navuga kuri Tito Rutaremara, kuri muzehe ni byinshi cyane. Nababwira rero ko twamwigiyeho byinshi, kandi ku buryo ni ukuri byaduhaye uburyo naho umuntu wese wakoze mu rwego rw'umuvunyi cyangwa undi wese wenda wakoranye nawe, ku buryo ntaho utakora. Ibibazo bahasanga byose wamenya uko bivamo, kubera ko wibuka ngo muzehe yabigenzaga atya, ariko kuki nanjye ubwo wenda ndivuga, kuki ngewe ntagerageza ko muzehe yabigiraga gutya, kuki nge ntabigira gutya ngo ibintu binyure mu nzira kandi bitasiteresheje. Ndumva rero kane kwizimba mu magambo, wenda hari n'abandi bari bubone umwanya wo kumuvuga, ariko nyakubahwa Tito Rutaremara rwose turabashimira cyane uburyo mwatureze, uburyo twakoranye,
rwose Imana izakomeze ibahe imigisha myinshi kandi ibahe kuramba, kubera ko mu bitekerezo byanyu tukibikeneye, haba twebwe haba n'abandi bose benda muganira. Ibitekerezo byanyu nzi neza yuko bitwubaka bikadufasha. Murakoze cyane. Hari abantu benshi bagiye bafata ijambo, nza kugira impungenge yuko ibyo nari kuvuga byavuzwe, ariko ngatekereza yuko iyo ibintu bivuzwe n'abantu benshi bari ukuri kandi amagambo aryoha asubiwemo. Nyakubahwa Minisitiri muri Perezidansi ya Repubulika, nyakubahwa umushinjacyaha mukuru wa Repubulika, nyakubahwa abasenateri, nyakubahwa umunyamabanga mukuru mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite, namwe mwese muri hano abatumirwa mu byubahiro byanyu, bagenzi banjye dukorana mu rwego rw'umuvunyi. Uyu munsi ni umunsi utazibagirana mu mateka y'urwego rw'umuvunyi, umunsi urwego rw'umuvunyi rusezera kuri Tito Rutaremara wayoboye urwego rw'umuvunyi kuva rwashingwa. Turamusezeraho nk'umuvunyi mukuru, ariko ntabwo tumusezeyeho nk'umujyanama, nk'umubyeyi ndetse n'inshuti, kuko aho agiye nzi ko tuzakomeza kumukenera. Munyemerere mbabwire bimwe mu byo yagejeje ku rwego rw'umuvunyi, ariko ubu nimbivuze byose sinabirangiza, birumvikana ko nza kuvuga bikeya. Senateri Tito Rutaremara niwe muvunyi wa mbere wabayeho mu mateka y'u Rwanda. Kubera izo mpamvu agaragara nk'aho ari we waruhanze, arushakira abakozi, arushakira aho rukorera n'ibikoresho, ashyiraho gahunda yo guhugura abo bakozi. Yaruhesheje isura nziza ari mu gihugu ndetse no hanze, ku buryo yari atakiri umuvunyi w'u Rwanda gusa. Akanako nongeyeho ko abarundi duherutse guhurira mu nama twari twagiyemo, bamaze kumenya inkuru yo kwimurwa kwe muri Sena, bambwiye ko bazaza gusaba ko yagaruka. Yakoze ibishoboka byose kugira ngo urwo rwego rumenyekane ndetse abaturage basobanukirwe uburenganzira bwabo n'uburyo bashobora kurenganurwa. Yaharaniye ku rwego rw'umuvunyi rwahabwa ibyangombwa birufasha kurangiza inshingano zarwo, ari ukongera ingengo y'imari ndetse n'ububasha. Agiye ubwo bubasha butaraboneka, ariko buri mu nzira, turabimushimiye. Ku bijyanye n'imigendanire n'izindi nzego, zaba izo mu Rwanda ndetse n'izo mu mahanga, amasezerano y'ubufatanye n'inzego zitandukanye yarasinywe. Aha nababwira ko ari nawe wayoboraga ihuriro ry'abayobozi b'inzego zirwanya ruswa mu bihugu by'Iburengerazuba. Imikoranire n'abo yayoboraga sinabona uko nyivuga, kuko ni umuyobozi w'intangarugero, ukunda abayobora, ibyo byagiye bivugwa. Yaharaniye ko abakozi b'urwego rw'umuvunyi bagira ubumenyi buhagije mu byo bakora ndetse n'ibikoresho bibafasha mu kazi, kugira ngo bimwe byagiye binavuga. Sinabura kubabwira uburyo agira creativity ndetse akaba asobanukiwe n'ikoranabuhanga, kugira ngo mwabyumvise, akunda kwita abana bakiri bato ba .com, ariko nawe ni .com rwose, kuko ku bijyanye n'ikoranabuhanga
nibahoraga atugira inama yaba gukoresha Facebook, Twitter ndetse n'ibindi. Arangije manda ze ebyiri adushyize ku murongo mu rwego rwa ICT, umusingi ukomeye mu iterambere. Mu mibanire yo hanze y'akazi, Tito Rutaremara kugeza ubu n'indashyikirwa. Mvuze uruhare yagize mu makwe y'abantu baraha, sinabona aho mpera naho ngarukira. Uwo atashyingiye yamutaye ubukwe, cohorte niko nahise y'abantu baje mu mwaka wa 2010 ko byabaye agahebuzo. Reka nsabe ahubwo abakwe ba Tito, abakazana, baba mwana ndetse n'abuzukuru niba bahari bahaguruke. Nabake byabaye ngombwa ko itandukanya nabo byagiye bimubabaza cyane, kuko yabaga yibaza uko bazabaho. Ubwo yabaga yabagiriye inama nyinshi, ariko bikageraho biba ngombwa berekeza indi nzira. Tito Rutaremara yakoze mu bikorera. Urwego rw'umuvunyi yari yararugize umuryango, abakozi ndetse n'abandi bantu bo hanze bibonagamo kandi bishimira kubamo, dore ko hari n'abanze gukora aho bashoboraga guhembwa imishahara itubutse, ariko bagahitamo kuza mu rwego rw'umuvunyi. Agiye mu nteko, adusigiye indangagaciro zitubutse, kuko ntawazirondora, reka tuvuge muri mbozima. Adusigiye gukunda igihugu n'umurimo, ngira ngo byagiye binavuga. Adusigiye ubwangamugayo, adusigiye kubahiriza igihe, sinigeze mubona yakererewe kuri gahunda. Adusigiye kwitangira abandi, adusigiye gufata igihe cyo kumva abantu, cyane cyane mbere yo gufata icyemezo. Adusigiye guha agaciro umuntu wese mu cyubahiro cye. Adusigiye kwanga amafuti no gushyigikira ukuri, agamije gushyigikira ukuri. Mu magambo make navuga ko Tito Rutaremara yabaye leader incontestable. Ni umuntu ureba kure, urangwa, aha ndakoresha amagambo atari y'Ikinyarwanda ariko muraza kuyumva, urangwa na charisme na vision, perspective, gukorera muri team, gukorera hamwe, innovation na creativity, ibi bigeze kubivuga. Gushaka ko ibintu bihinduka, guha agaciro abantu no kubizera, gushakira abantu icyabashishikariza gukora neza kurushaho. Ni nabyo cyane cyane byatumye urwego rw'umuvunyi rugera aho ruhagaze kuri uyu munsi. Reka mpindira aha, kuko uwavuga ibyo nyakubahwa Senateri Tito Rutaremara yakoreye urwego rw'umuvunyi bwakwira bugacya. Ariko tugusezeranije ko inzira watangiye yo kubaka u Rwanda rutagira ruswa n'akarengane tuzayikomeza. Tukwijeje ko tutazagutenguha, kandi nawe uzakomeze utube hafi. Imana iguhe umugisha. Twatekereje yuko Tito Rutaremara, kubera ibi bintu byose byagiye bivugwa, twamuha ishimwe. Biragoye kubona ishimwe mukwiye, ariko ni ikimenyetso cy'uko tumushima. Kanditseho ngo inama watugiriye none n'ejo zizatumurikira twusi ikivi watangiye, ongera ushimirwe byimazeyo. Reka abo wakunze tugire tuti emera utubere umuvunyi iteka.
aya magambo ufashe inyuguti zibanza bishaka kuvuga intore. murakoze.